Yes, bakunzi ba Concord TV show ndabasuhuje aho muherereye hose, ariko harabambwiye ngo ntabwo njya nivuga. Njewe nitwa Twimana Concord, ndi CEO wa Concord TV show. Iyi channel ni yanjye kabisa, ntabwo ndi umukozi. Sibyo? Niyo mpamvu nyine mba nafashe urugendo. Iyi mfashe ni terapiye ndaza gushyiraho kamera ngiye gufata umukozi w'Imana tugiye kureba. Ariko reka mbanze suza abantu bari mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali, abari mu mahanga mu migabane 6 igize isi, Amerika, Oceania, Antarctica, niba haba abantu ntago mbyibuka, abari mu Burayi, abari muri Asia, abari muri Afrika, mwese ndabasuhuje. Nshimire cyane abantu bakanze subscribe. Nawe ugiye kubona iki kiganiro wangiza ugakanda subscribe udushyigikira kugira ngo tugire umuryango munini. Ndagushimiye. Uyu munsi rero nafashe urugendo, nagiye ngiye gusura umukozi w'Imana twagiranye ikiganiro, n'umukobwa witwa Julienne. Abenshi mwaramukunze, harabaye kumpamagango ariko Julienne kuderuka kumuzana kuri Concord TV show ngo tuganirize. Uburo niho ngiye nerekeje mu mudugudu wa Rutamba, mu kagari ka Gafumba mu murenge wa Rugarama mu karere ka Burera. Ubu niho ndi kujya, ngiye kumureba. Ni umuhanuzi. Nyabuna niba wumva ufite ikibazo, nimero turaza kuyishyiraho, wamuhamagara mugasengana pe. Ni umukobwa ugifite amavuta y'Imana, uko nababwiye yuko ntabwo tuzazana abantu bavangiwe, ahubwo tugomba kuraba abandi bakirimo amavuta y'Imana. Ubu rero turagiye, nyabuneka tugusabe utangire ikiganiro unagisoze. Ntabwo ujubesha Mana, ntabwo ujubesha, usezeranye urasohoza, ntabwo ujubesha, ntabwo ujubesha Mana, narabibonye. Umuntu wasengeye guseka ukabibura, nk'iyi minsi ikintu giheruka kugusetsa? Narinde kokobwe Concord TV show no kuri Hinduka official no kuri Gonarike, no kuri Gonarike. Uzi kuri Gonarike abantu mfite bankunda. Yego. None ibazi noneho aba bantu bose abakunzi ba Julienne, niteguye ko hari umuntu ugiye kunkwera aga surprise muri iyi minsi kabisa, kazansetsa birenze uko nasengeye guseka. Ahubwo narigiye byaba ari na wowe. Wabona iyo mpamvu naje. Siko wasanga ari wowe, ahubwo se bura nta makuru ufite. Abantu bakunda Julienne, abakunzi ba Julienne, ni ya surprise mwamukora kugira ngo aseke birenze uko yasetse. Umva bayishake pe. Imana ibageraho ibakoresha yitegeko. Usiko kuva ariko we David nuko yagenda mubajije. We namwe mwongera mwitekerezeho, mushaka impamvu Julienne yakongera agaseka, mushaka impamvu yokongera gaca, cyangwa se yaba n'inzobe. Mbese uziko umuntu ari guseka ahita aba n'inzobe, uko bibona cyane kabisa. Rero mushaka ikintu cyakongera kunezeza Julienne. Nizere ko iyo Julienne anezerewe namwe mwamunezerewe. Nusagize nguje kuri kamera urakaye abantu babishi. Ariko ngiye kwizera mfite, nzi neza ko ari abantu bagiye gusetsa Julienne. Kubera ineza y'Imana, ariko ntago ari baraba babishatse, ahubwo ni iki Imana yansezeranije. Mu baransetse birashoboka ko nawe waburimo. Nakabuze rero ni karibu gusetsa Julienne ugatuma umutima wongera kuneza. Turi kumwe dana. Ako ntabwo gahagije n'ukuri kw'Imana. Shaka akanyenyeri. Shaka n'akanyenyeri kabisa. Nanjye akanyenyeri. Sibye n'akanyenyeri birashoboka ko wabuze no gusura Julienne. Mukanaganira kanaseka ariko. Cyane. Ariko niba unamukunda, nkunda kuvuga ngo tujye dushimira abantu bagihari. Bakinahari. Uzankumbura se utakimbona? Uzanshimira se utakimbona? Wapi? Hari gengeye no kujya ahandi hantu utapfa kumenya. Ako je abanza hano ugiye kuki? Nzagenda ariko nshobora kuba nzagenda kuko iryo sezerano ndarifite. Ahubwo abashaka gushimira Julienne mwamushimiye mukimubona kabisa babikore. No kumusura ni byiza pe, nkunda abantu bansura. Naje nabandi ni karibu kuri Mutuye Imana, kuri Gonarike TV, kuri Concord TV show, kuri Hinduka official, mwese ndabahamagaye muze musure Julienne. Yego Jire mwimisi mfite akantu ndi kujya nibariza abantu muri gahunda nise gospel quiz. Yego, gospel nibijyanye n'iyobokamana, quiz nibazwa utuntu tujyanye no kuri Bibiliya. Nkakubaza umuntu gushimisha cyane w'umugabo mu isezerano rya kera ndetse n'umumama, si ngombwa ngo abari umugore n'umugabo babanye. Umuntu nsimisha cyane.
ubushize twavuze kuri nde umuntu unshimisha cyane ku mumama cyangwa se ku mukobwa uwa mbere ni Esiteri. Yego. Kabiri ni Abayisirayeli. Kubera Abayisirayeli yaravanzemo abasore, abagabo n'ababyeyi. Yego. Gatatu ni inkuru ya Morodekayi cyangwa se ya Yobu cyangwa se na Yesaya bose. Uretse umva ukuntu tugiye kubigendamo neza sibyo? Bose barangiye baranshimisha cyane. Uravuga umwe. Umuntu wa mbere navuga nemera kandi umwe w'umugabo sibyo umuvugeho n'ibyo umuziho. Uvuge n'undi w'umudamu nawe umuvugeho ibyo umuziho impamvu nyine akubera icyitegererezo muri rugendo tuba turimo twagiye. Esiteri. Yego. Na Lazaro. Abantu ndabakunda cyane. Esiteri umuzihi. Bambaga kuruta ibindi byose. Esiteri umuzihi. Esiteri yari umukobwa usuzuguritse. Yari umubyeyi wari wararezwe na nyirarume ariwe Morodekayi. Ari mu buzima bwa ntibishoboka. Ariko yaravuganye n'iki? N'Imana. Yari yibitseho nzayimana. Yego. Hanyuma navuze Lazaro. Lazaro nawe yari inshuti ya Yesu. Kwihuta. Jiri mbabaye. Wowe ureke nkuyobore sitso. Iyo minota tugiye kumarana ureke nkuyobore. Ubwo nuwo Esiteri mu gitsina gore sibyo uko twavuze mu isezerano rya kera. Yego. Ukomeza umuvugeho. None nurangiza urabona uvuge wumvise umuvuzeho pe icyo wamurataho gituma akubera icyitegererezo mu rugendo. Nangizo rero tuvuga n'undi w'umugabo. Esiteri turi kubwirwa rero. Yego. Uwo wari uwa kera yarangije manda. Esiteri ni njye. Yego. Esiteri ni wowe inshuti yanjye. Umubyeyi umukobwa Esiteri nitwe. Ariko Esiteri impamvu mukunda cyane. Yari umukobwa usuzuguritse. Amateka yari maremare ariko amateka yari mabi. Yego. Hahandi nta muntu n'umwe wari umufitiye icyizere ko yatabarwa ngo abe nk'abandi. Ntabwo yigeze aregwa n'umuryango we ahubwo yarezwe na nyirarume Morodekayi. Ariko Imana yaramuvuzeho ibintu byinshi cyangwa se yaramusezeranije byinshi. Muri make yaribitseho nzayimana. Igihe kigeze haza itegeko rivuga ko umwami agiye gutoranya uwakunda cyangwa se yishimiye. Yego. Nashaka navuga ngo na sheri. Yego. Si byose siko byagenze. Agiye gushaka sheri. Batanga itegeko ko umwami ageze igihe cyo gushaka iki? Sheri. Hanyuma batanga itegeko bavuga ngo batwara sibo na ba mukuru b'imidugudu namwe badaso mugenda mu midugudu yiwanyu mutanga itangazo muvuga ko umwami ageze igihe cyo gushaka uwakunda kandi yishimiye. Yego. Abisibo barabikora. Bafite mikrofone bararangurura. Uko bati Julienne yewe ageze igihe. Bamaze kurangurura abandi bakobwa bari biyizeyeho ububaje. Hari abasirimu. Mbese hari ingeri nyinshi. Ariko Esiteri we yari insuzugurwa. Abisibo ntibari bamuzi, bamudugudu ntibari bamuzi. Navuze ngo Esiteri niwe uri kubwirwa na Julienne. Ndetse n'abavandimwe bari baturanye ntibari bazi Esiteri ko yatabarwa. Abakobwa barabahamagaye bamwe bagatangira gutekereza inkweto bazambara bagiye guca imbere y'umwami kugira ngo areke umwami azamutoranye. Undi bagatangira gutekereza imodoka azagendamo kugira ngo ace imbere y'umwami. Utari ufite imodoka agatekereza ko azakodesha vewiti kugira ngo umwami amwemere. Undi ati vewiti ntiyamara ibyo byose nzatega indege nzemera nyikodeshe yitirirwe ko ari iyanjye inzani nansubizeyo ariko umwami anyemere. Undi atekereza bucyoki azambara mini. Atekereza ko umwami azita kuri mini. Azareba amaguru meza akita kuri mini. Umwami nta kintu na kimwe yitayeho. Abandi batangira kwiga ingendo bazagenda. Hari abantu bajya bahindura ingendo bitewe naho bageze. Ngo umwami nibwo azabyemera. Twihuse umwami abonye ibyo byose. Uwa mbere yarakiye ati gira vuba wigendere ahubwo isereri iranyishe. Uwa kabiri ati wowe noneho birarangiye. Gira vuba uhigamira abandi. Birangira bigeze ku wa nyuma nta muntu n'umwe umwami agize gute akunze. Arangije arongera atanga itegeko. Arangije ati yemwe bayobozi muri iki giterane mwongera musubira mu mpinga y'imisozi yiwanyu. Mwongera muhamagare. Bisuzumye basanga muri Burera nta wundi mukobwa wahasigaye buretse Julienne w'Irodobari kwa Makiri. Ariko tutararenga Morodekayi yari ari gusenga na Esiteri. Imana iramubwira ngo igihe cyo gutabarwa cyawe kigize gute kirageze. Morodekayi aramubwira ati umva Esiteri mwana wa mama
nubwo batakubaza mu bandi bakobwa, ariko mpabanyije no kwizera kwanjye n'ukwawe tuzi neza kuri umukobwa. Ubwo abandi bahamagaye abakobwa, nawe genda mu bakobwa. Icyitonderwa n'iki? Witandukanye nabo. Aragira ambwira ngo abandi bageze mu VIP z'iwabo bagiye kwicara mu VIP, wirinde kwicarana nabo mu VIP, ahubwo ujya mu gashamba kari hakurya yabo kabitegeye, ujye kubaza amakuru. Abandi bicaye mu VIP, Esther none nigihe giti ntambara igashira, nigihe gitumura bugacahwa, noneho nkarambika umutwe wanjye muri rwa rubavu rwa Yesu nkunda, mu ijuru ntihazagera ibyaha, nicyo gituma wuzuye amahoro. Ntabwo nzi kuririmba narwaye inkorora nasaye, ariko Esther yahamagaraga Imana. Hanyuma Moridekayi aramubwira tumva nkubwire, ubwo uraba winjiye hariya hantu, ubwo urabona njyewe nyokorome ndaba ndi kwinyizaho ruto na ruto, umenye ko ari marayika kunyura mu giterane. Barangije umwami atanga itegeko ngo basubire iwabo, asanga nta mukobwa uriyo, ahubwo hasigayeyo Esther. Undi ati se ko atazi gukaraba, undi ati se ko atazi kwambara neza, undi ati se ko nta nubwo azi no gusokoza, undi ati n'inzara zaramwereye, undi ati amavunja ni yayandi yagize gute yaramwishe. Bana ati se burano we musore wamwemera, ariko ari yibitseho iki? Nzayimana. Hanyuma baca kuri ka gashambe Esther yari yibereyemo rata, Imana irabyemera, kandi ari muri n'igihe giti intambara zikagira gute zigashira. Asubiye mu ndugudu y'iwabo babura umuntu, mu kugaruka kubwira umwami ko babuze umuntu, basanga igihuru cyafashijwe. Haleluya. Basanze igihuru gifashijwe, bagira amatsiko ya kujya kureba impamvu igihuru kigize gute cyafashijwe. Basanga Esther, rata turi kuvuga mu ncamake, basanga Esther. Basanze Esther baravuga ati turapfa kumujyana, se dukora iki? Unati nge kanje kugura urwembe tumuca inzara, unati nge mfite agakote keza nakamutiza, unati nanjye ndamuha igitenge. Esther bati hari cyo navuganye n'Imana, tukuzanira amazi ukaraba. Ndabati hari cyo navuganye n'Imana. Ntabwo Imana izakangwa kumaze igihe kirekire ku musozi. Iri tubwira neza uko bajyanye Esther mu giterane, mbiyo nakita igiterane, abandi VIP zabo zarangiye ntaco zikize gute zifashe. Ntabwo yigeze ahindura ingendo, ahubwo yagendanye nzayiki y'Imana. Igihe cyarageze rero, umwami ahagaze agetegereje ko babandi basuye mu misozi y'iwabo, agikubita Esther ijisho, yatangiye kozera umwuka. Haleluya. Haleluya, haleluya. Agikubita Esther ijisho yatangiye kuzura umwuka, aravanga uyu niwe nkunda kandi ngira gute nishimira. Yuzuye umwuka na Esther atagira gute yuzura umwuka. Barangije bamwe bajya kurekarama, rata nawe hari abajya kurekarama ku buzima bwawe. Hati bishoboka bite ko Zuriyene yakwambara ikanzu y'umweru? Bishoboka bite Esther ko yatabarwa? Bishoboka bite ko umwami yamukunda? Na biriya birenge na ziriya nzara nta n'umusatsi afite, bishoboka bite? Nta kintu na kimwe Imana ireba. Umwami ahita atanga itegeko, aravuga ngo usibye n'ibyo mugende mu gihugu cy'ibwami, muzane y'inkweto z'amakunda kugira gute kuba. Haleluya. Ayo niyo mateka ya Esther, ibindi tutabisohoka. Yari umumama wari ukuvugaho, noneho tubwire n'undi mugabo ujye ugufasha. Undi mugabo ujye umfasha ni Lazaro. Yego. Lazaro yari inshuti ya Yesu, inshuti yanjye. Imana izemera ko upfusha iceceke. Yego. Izemera ko burara iceceke, ataruka itavuganye nawe. Izemera ko wambaye ubusa iceceke. Izemera ko upfusha ubukwe iceceke. Yego. Kandi yaravuganye nawe. Hanyuma Lazaro yari inshuti ya Yesu. Buri muntu wese azi ko Lazaro ari inshuti yande ya Yesu. Igihe kigeze twihuse Lazaro ararwara, bahamagaza Yesu. Yesu araceceka. Twihuse Lazaro agera igihe cyo gupfa, bahamagara Yesu. Yesu arabaterega Lazaro ntago yapfuye, ahubwo Lazaro arasinziriye. Yesu arabyemera baramushingura. Umunsi wa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, uwa kane Yesu aritembereza. Kandi Lazaro bagize gute? Ariko umunsi wa kane Yesu agira gute? Aritembereza.
ajya guca ku gituro cyande cya Lazaro. Hanyuma abakomerezi bari bahagaze ku musozi. Uwa mbere ageze kuri Damascene wari warashizeho igitare. Ngo muze murebe ka kagabo kigize ngo gashobora byose ko katazuye Lazaro, katamukije kandi yari inshuti. Imana irabyumvira gute? Iritetsekera ikomeza kujya mu butembere. Abari bari mu kabare barasohotse bagiye kureba ka kagabo. Abari bari mu mariri wabo barasohotse bagiye kureba ukuntu Yesu nta nshuti irimo. Yesu araceceka. Nawe nshuti yanjye hari abagushizeho igitare. Mubyeyi hari igitare bagushizeho. Umugabo hari igitare bagushizeho. Umusore mukobwa hari igitare nawe bagushizeho. Yesu ageze ku gituro cya Lazaro arahamagara ngo munshakire abantu bashizeho iki igitare. Kandi nabo bijyanye bagiye gukomera ko Yesu agiye kugira gute? Agiye guseba. Munshakire abantu bagize gute? Bashizeho igitare. Damascene ati nari ndi kumwe na Manuel. Manuel ati na sipesi yoza nawe yashizeho iki igitare. Aravuga ngo nonaha mukureho iki igitare. Bategetswe kubirindura iki igitare. Nawe nshuti yanjye ukunda Julienne, nkwifurije kugira ngo nawe bashizeho igitare ku buzima bwawe, Imana ikoresha itegeko babirindura igitare. Haleluya. Umuntu wese wabigizemo uruhare akagushiraho igitare, Imana ikoresha itegeko babirindura igitare. Mvugira ngo amen. Amen. Igitare barakibirinduye. Byari bikomeye binagoye. Uzi kumena beto biragoye, ikintu kigoye cyane. Noneho ukamena beto nta bikoresho ufite, byari ibintu bigoye. Ariko uko biri kose bakuyeho iki igitare bashye. Hanyuma igitare bamaze kugikuraho Yesu ati Lazaro karame. Lazaro ati karame mwami. Yego. Ati byuka. Habari barati yo bishoboka bite ko umuntu wari warapfuye yaraboze yaranutse yakongera kuba umuntu muzima? Ntabwo Yesu akangwa n'ibyanutse. Ntabwo Yesu akangwa n'ibyaboze. Nta nubwo Yesu akangwa n'ibyo bashinguye. Ifite imbaraga nyinshi. Bishatse kuvuga iki rero? Nshuti yanjye nkunda nanjye ngukunda. Kuri Mutuye Imana official nahinduka official kuri Julienne na Concorde TV show. Umuntu wese wabigizemo uruhare kugushiraho igitare, Imana igutabare bakijagaraye. Nukuri. Muri uko kuzuka kwa Lazaro benshi bari bakijagaraye, bategereje ko Yesu agiye guseba, bategereje ko Yesu atari bubibashe, bategereje ko igitare kitarabirinduka. Ariko Yesu yabikoze bakigize gute? Bakijagaraye. Hanyuma rero nawe unkunda, Imana igutabare bakijagaraye, bagikomereye, bategereje kugiye guseba, bategereje kutazashaka, bategereje kutazubaka, bategereje kutazabona akazi, bategereje kutazakora ubukwe nk'abandi bose. Imana igutabare bakijagaraye, bategereje kuterezwa cyamunara. Bazi neza kuba byara abana ariko ntibavuge, bazi neza kubyara abana ariko ntibagende, no kugenda bikagorana. Imana igutabare bagize gute? Bakijagaraye. Imana itugirire neza. Amen. Tubwiye umugabo ufatira icyitegererezo ndetse n'umumama wo muri Bibiliya. Yego. None turi gusoza ugiye kutubwira pe indirimbo mu gitabo igufasha cyase kugufasha muri iyi minsi tunaririmbe turi gusoza. Tugiye kuririmba indirimbo ya 71 ivuga ngo hagarara munyabyaha. Mana yanjye banza ntayizi pe. Ntacyo ni yawe nyine niyigufasha 71 mu gakiza cyangwa gushimisha. Ajya ni mu gakiza buriya ni mu gushimisha. Ntabwo mbyibuka neza. 71 ivuga ngo hagarara munyabyaha. Kambe ndi kuyiririmba ariko nyine biragoye kuririmba kuri nge. Hagarara munyabyaha 71 mu gushimisha. Umva nge ntabwo nyizi. Gutiza aho yanditse cyangwa nacyareka tuyiririmbe naho kurashobora ni kurabiri nda baking. Hagarara munyabyaha nubwo uri mu mwijima, urarindagira hose ugiye kwiyahura. Ngwino Imana ijya yakira uwo munyabyaha wese, ibuka na numwe yanze ngwinira kurokora. Ngwino Imana ijya yakira uwo munyabyaha wese, ibuka na numwe yanze ngwinira kurokora. Tega amatwi munyabyaha aragu
araguhamagara none wemere gukizwa we kwihemukira utyo ngwino Imana ijya yakira uwo munyabyaha wese ibuka nta n'umwe yanze ngwino kurokora ngwino Imana ijya yakira uwo munyabyaha wese ibuka nta n'umwe yanze ngwino kurokora wibwira ibibi ukagira agahinda wakwetse gutsinda icyaha nyamara urananirwa ngwino Imana ijya yakira uwo munyabyaha wese ibuka nta n'umwe yanze ngwino kurokora ngwino Imana ijya yakira uwo munyabyaha wese ibuka nta n'umwe yanze ngwino kurokora washaka wibwa mu mucyo nguyoborwe n'Imana wakwemera kuyikunda nk'uko nayigukunda ngwino Imana ijya yakira uwo munyabyaha wese ibuka nta n'umwe yanze ngwino kurokora ngwino Imana ijya yakira uwo munyabyaha wese ibuka nta n'umwe yanze ngwino kurokora tega amatwi munyabyaha araguhamagara none wemere gukizwa we kwihemukira utyo ngwino Imana ijya yakira uwo munyabyaha wese ibuka nta n'umwe yanze ngwino kurokora ngwino Imana ijya yakira uwo munyabyaha wese ibuka nta n'umwe yanze ngwino kurokora tega amatwi munyabyaha araguhamagara none wemere gukizwa we kwihemukira utyo ngwino Imana ijya yakira uwo munyabyaha wese ibuka nta n'umwe yanze ngwino kurokora Imana ibahe umugisha amen. uyu muririmbyi ndamukunda kandi aranezeza hagarara munyabyaha nubwo uri mu mwijima kurindagira no kuvuga ngo wabuze icyerekezo yego wabuze hepfo ubura no haruguru ese uhagaze mu rungabangabo ariko Imana yaravuze ngo ngwino yiteguye kugira gute kukurokora kabira avuga ngo washatse gutsinda icyaha nyamara ukira gute urananirwa ariko ngwino Imana yiteguye kugira gute kukurokora ngo mbese wakwemera kuyikunda nkuko nayigukunda nukuri ko Imana ntago wabishobora nukugerageza turagerageza ariko ni washobora kuyikunda nkuko nayigukunda Imana iduhana umugisha amen. Jige Imana iguhumugisha cyane. Jige ni umukozi w'Imana, ni umuhanuzi, ajya yerekwa ibihishwe Imana iyo amugiriye neza ikamwereka ikabibwira abantu. Imana ishimwe kandi hari benshi twamugiriyeho umugisha. Turasojera ariko ntabwo twasoza udatanze nimero ku buryo uguhamagaye yaguhamagara mugasengana n'ubuntu ntabwo ujya wishyuza nicyo nguze ko nanjye yampereye ubu yego ugatanga nimero ya Julienne ni 078 24 55 19 karindwi isubiramo ni 078 24 55 19 karindwi. Imana iguhumugisha dusoze n'isengesho. Mana turagushimye nanone tugarutse imbere yawe umwami w'abami ogera neza bugacya bukira ahabwa icyubahiro urihagije mu bumana bwawe uri Imana itabaza inzira uri Imana idacisha inzira uri Imana itabaza uko ibigenza ahubwo mu bumana bwawe ushobora byose ngaho gemera rubane natwe aho twabuze icyerekezo utanga icyerekezo yaravuze ngo tubuze icyerekezo ariko tuzi imbere yawe uraturokora twashatse gutsinda icyaha nyamara turananirwa nushimwe ko utanze imbaraga zo gutsinda icyaha mu mitima yacu
izina ryawe nirahabwa icyubahiro. Ngaho ururuka kubana natwe, twari tugushimye ko watangiranye natwe kandi ukabusozanyije natwe, ni mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibaho umugisha.